tubahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Aha turi ni muri Click Rwanda, tubahaye ikaze mwebwe mwese muri hirya no hino. Dushimira abantu bamaze gufungura shop zabo online banyuze muri Click Rwanda. Tunabashishikariza gukomeza kudukurikirana ku mbuga zacu na TikTok, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Uyu munsi ndashaka kuvugana n'abantu bafite ibikoresho bashaka gusubiza ku isoko. Nta handi wabona inzira zikoroheye zo kugera ku nzozi zawe uretse muri Click Rwanda. Uri mu rugo wenda ufite salo, akabati, ibitanda n'ibindi bikoresho bitandukanye umva ushaka gusubiza ku isoko, gana urubuga rwa clickrwanda.com tugufashe kubigurisha mu buryo bwihuse. Ushobora kuba uri muri ofisi ufite amameza ushaka guhindura, ufite ama laptop ushaka gusubiza ku isoko, ukabagura andi agezweho wenda bitewe nuko akazi kawe kameze, cyangwa se hari ibyo ushaka kongeramo wenda ubona izo ufite zidafite ubwo bushobozi. Ukaba ufite ama televiziyo ushaka guhindura, ukaba ufite ama printer ushaka guhindura, ibyo byose nta handi wabona igisubizo mu buryo bwihuse uretse kugana urubuga rwa clickrwanda.com tukagufasha kubisubiza ku isoko ukabona amafaranga mu buryo bwihuse, kandi ushobora no kuhabonera n'ibindi bishya bitakoze bitewe nuko byifuza. Gana urubuga rwa Click Rwanda, haba hariho ibintu byinshi bitandukanye, haba hariho amashop atandukanye, wahabona ibintu byiza kandi biramba. Ni karibu.